kandi ndagusuhuje nshuti yanjye kandi muvandimwe wanjye unteze amatwi uyu munsi kuri shene yacu ya bene Joy, bene ibyishimo, bene amahoro, bene umunezero. Abantu badakunda ibibazo, abantu batuje, abantu babaho byaba byiza byaba bibi, abantu banejejwe gusa nuko bari kuri iyi si Imana yabaremye, ibyo ubwabyo bakaba babiha agaciro. Uyu munsi n'ubundi ndakwibutsa niba hari ikintu urusha mugenzi wawe bituma gusaba, oya, gira icyo wafasha mugenzi wawe kubera ko aragukeneye. Kuri iyi si turakeneranye, uko waba uri kose, uwo waba uri we wese turakeneranye. Mu bantu 1000 bankurikira ngushimiye ko urimo, ariko kandi nimba ari n'ubwa mbere ukurikiye iki kiganiro ndagusaba kugira ngo wiyandikishe kandi ubibwire n'abandi, hanyuma dutahirize umugozi umwe kandi uzaba ukoze. Uyu munsi hari indirimbo iboneka mu gitabo cy'abarokore, indirimbo ya 97 mu gushimisha, iragira iti nishimiye ko menye rwose Yesu, ko ari umukiza wanjye, niwe wancunguje amaraso, ndizera mvuka ubwa kabiri. Yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndihana, ndizera arankiza. Nibyo ndirimba, nibyo mvuga, nshima umukiza ubudasiba. Ibyo ndirimba nibyo mvuga, nshima umukiza ubudasiba. Ibyo birakujyana ku kiganiro turi bukorane uyu munsi, gishingiye mu isomo rya Matayo, mu gitabo cya Matayo igice cya 15 umurongo waho wa 11, ahakubwira ko ikijya mu kanwa si cyo gihumanya umuntu, ahubwo ikiva mu kanwa nicyo kimuhumanya. Ngira ngo iryo somo ni isomo turi bushingireho uyu munsi tugira icyo tuvuga. Ubushize nashishikarije abantu, niba waba ufite ikintu ufasha umuntu uri mu nkambi kimufashe. Nta bundi bufasha nasabaga ko bishoboka wafasha umuntu uri mu nkambi kuyisohokamo, kubera ko inkambi ntabwo ari ahantu hagenewe kuba. Ntabwo inkambi ari ahantu abantu bagenewe kuba, oya, ko buriya mu nkambi abantu baziciyemo ntabwo mbacira urubanza, abantu bazigiyemo ntabwo mbacira urubanza, cyangwa se ngo mbe numve ko baciye nk'amabere cyangwa se hari ikindi, ahubwo ni uko ari byiza cyane kurushaho utabaye mu nkambi. Atari uko nyine iyi si nuko imeze, tugeraho tukabigeramo tukabibamo, ariko niyo mpamvu nanjye nakubwiraga ngo niba hari icyo urusha mugenzi wawe ukaba ushaka kumufasha, tuma aba mu buzima butari ubw'inkambi. Wowe umufitemo urabizi uko wabigenza, nawe wifuza kujyamo, nyine uharanire kutaba mu nkambi. Ngira ngo ubushize mu minsi nk'ingahe ishize, hari abana baje mu kiruhuko mu Rwanda, abana 2, hanyuma b'abasore, umwe aza kwica mugenzi we. Ntabwo ari uko bitari bisanzwe, kubera ko n'ubundi abantu basanzwe bicana, ariko nibyo mvuga nyine yuko ubuzima abantu badushyiramo butuma natwe tuba abo tutari bo. Turahinduka. Ngira ngo no mu minsi yashize no muri Kenya byarabaye, bavuga ko umugore yishe umugabo,
kandi nyine bari muri ubwo buzima n'ubundi, ko norumaroma mu nkambi ni ahantu abantu bagakwiriye gukundanira, ni ahantu abantu bagakwiriye kuzuzanyiriza, ni ahantu ubucuti bwagakwiriye kuba buri hejuru kuruta abari mu ngo zisanzwe mu buzima busanzwe. Nibaza ko no mu minsi 3 yashize muri Amerika nabwo umugabo aherutse gutabaza ari muri gereza. Ngira ngo wenda ntabwo icyo kiganiro ngifite hafi, ariko ako kantu wenda nagacishamo. Umugabo ari gutabaza ati umugore yarapfungishije. Mu kumufungisha icyo yari yakoze ni uko bivugwa ko umugore yarabanye n'umugabo we imyaka 27, hanyuma kandi akavuga ko bari babanye neza. Umugabo niko yisobanura avuga, ariko akavuga ati nyuma ntabwo nzi ikintu cyabaye, ahubwo umugore yarandoze, amaze kundoga anyirukana mu rugo kugira ngo ntazapfira mu rugo. Mu bantu bafite abana 5, umugabo yakwinjira mu rugo, umugore agahamagara polisi. Kugeza ubwo bafunze uwo mugabo, ntabwo nzi ibyakurikiyeho, ariko nyine wumve aho isi ya none igeze. Ukaroga umuntu warangiza ukanamwirukana nyine ngo atazapfiraho. Ko basanze yagiye kwa muganga uwo mugabo asanga ngo yanyoye aside cyangwa se yari aside. ntago bisanzwe. Niyo mpamvu nyine nkubwira ko nimba aricyo wafasha umuntu kumukura mu nkambi, byaba ari byiza cyane kurushaho. Hanyuma ariko kandi tutagenda muri ibyo byo mu nkambi, ndagira ngo nkubwire ibintu 3 cyangwa se 4 ugomba kwitondera mu buzima. Ni ibintu bidasaba amafaranga, ni ibintu bidasaba ubushobozi, ahubwo nimba ushaka kubaho ubuzima buzira umuze, nimba ushaka kubaho ubuzima bwiza, ibi bintu ngiye kukubwira nta wundi muntu wigeze abikubwira, ntawe. Ibi bintu kandi byaba byiza wowe mubyeyi ubitoje umwana akiri muto, azarinda asaza atabivuyemo. Reka nihutire nkubwire icya mbere. Uzatoza umwana wawe cyangwa se nawe witoze kumenya ubwoko bw'ibintu ureba. Niba ukunda kureba YouTube, ni ibiki ureba. Niba ukunda kureba amafilimi, ni ubuhe bwoko bwa filime ukunda kureba. Niba ukunda kureba ababwirizabutumwa, ni ubuhe mubwirizabutumwa ukunda kureba kandi abwiriza ubuhe butumwa. Ni ibiki ukunda kureba. Nimba ugeze ahantu bari kurwana, ni ibyo ngibyo bigushimisha. Ukunda kureba ibi bintu by'intambara, ukunda kureba abasirikare bari ku karasisi, ukunda kureba korali ziri kuririmba. Ni ibiki ukunda kureba mu maso yawe. Ukunda kujya muri nature, ukajya mu biti ukicara ukitegereza ukumva uranezerewe. Ukunda kujya ku mazi ukareba ukumva uranezerewe. Ukunda kubona abantu batambuka bagenda urujya n'uruza ukumva birakunejeje. Ni ibiki ukunda kureba. Ibintu ukunda kureba rero ni kimwe mu bikugize. Ukunda gusoma ibitabo, ni ubuhe bwoko bw'ibitabo ukunda gusoma. Uhitamo ukavuga uti ibi nibyo ngiye kugaburira ubwonko bwanjye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni ibyo wumva, ibyo wumvisha amatwi yawe. Wamaze kureba, ni ukuvuga wagaburiye ubwonko bwawe ukurikije imboni, ariko noneho tugeze ku buryo utega amatwi.
ni ibiki utega amatwi wumva, inkuru ukunda kumva ukumva ziragushimishije, inkuru bakubarira ukavuga uti ndanezerewe, nawe ukanezezwa no kuzibwira abandi, amakuru mu gitondo kare ugomba kuzindukiraho, ibyo utega amatwi ni ibiki? Ibintu wumva rwose ukumva uranezerewe, ukumva ni ibiki? Ibyo wumva nabyo burya biri mu bikugize, biri mu bituma uzabaho neza cyangwa se ukabaho nabi. Uyu munsi abakobwa benshi, abasore benshi bakubwira yuko ukurikije ibiganiro tubona kuri izi mbuga, usanga 80% abantu baza kuri izi mbuga batwereka ko mu ngo nta kigenda, babayeho nabi. Ibyo bigatuma abakobwa bavuga bati reka tuzibyarira akana, ibyo gushaka tubyihorere. Abagabo nabo babwiwe yuko ari bake, bamaze kubwirwa ko ari bake, nabo bagacaha hirya no hino bagatera inda, barangiza bakigendera, bakareka inshingano. Ibyo wumva ni ibiki? Ibyo byose biterwa n'ibyo twumva, kandi abantu bayoboye isi bashishikajwe cyane no kutwumvisha ibyo bo bashaka ko twumva, kuko ntabwo bifuza ko tubaho ubuzima buzira umuze, ntabwo bifuza ko tubaho ubuzima bwacu, bifuza ko tubaho ubuzima bo bateguye, bapuranifiye ku buryo tubugenderaho, ndetse ugasanga badushyize n'ibintu mu nzira tuzakonsoma kubera ubwo buzima badushyizemo. Ndaguha urugero rutoya. Uyu munsi kugira ngo wubake umubiri bakubwira ko ugomba gukora siporo, bakakubwira ko ugomba kujya muri gym kugira ngo ube uri umuntu ufite ibibaraga, bakakubwira ko kuba uri en forme, kuba uri fit, umeze neza, ugomba kubyukira mu byuma, ugomba kuba uri umuntu uzinduka nyine wiruka. Ariko ntabwo ari uko isi yari yaraturemeye. Ngira ngo umuntu wa mbere yari mwiza, yari muremure kandi yari munini. Uyu munsi turi bagufi, abandi turi barebare, abandi turi ibice, abandi turi iki, bidatewe n'uko hari icyo tutakoze, ari uko tutakoze gym cyangwa tutagize dute, ahubwo izo ni ingaruka z'icyaha. None se umuntu yaremewe gukora siporo? Oya. Zino siporo zabo badushyiriye mu byumba, bagashyiramo ibyuma tugomba guterura, bagashyiramo ibyo tugomba kwinaganikaho, ntabwo ariko byari bimeze. Gukora siporo ubundi umuntu yagakwiriye kuba agenda, yagakwiriye kuba ahinga, yakagombye kuba aragira, yakagombye kuba ukora, urya neza, ukaba mwiza nyine, ukaba uko ushaka kuba. Ariko kubera ko badukoreye ino siporo nyine badukoreye, bagashyiramo ibyuma, barangiza bakabitwumvisha, natwe twumva ko tutabikoze bitakunda, ntabwo twabamo abantu bazima. Wumva ibiki rero? Ni ibiki ugaburira ubwonko bwawe? Nihuta reka ngere ku cya gatatu, ni ibyo uvuga. Ni ibiki ukunda kuvuga mu buzima bwawe? Ni ibiki uganiriza inshuti zawe? Uko byagenda kose, ibyo wumva, ibyo ureba, burya akenshi nibyo uvuga. Bigusaba kuba ufite imbaraga zidasanzwe kugira ngo ube uri umuntu uzi kubana n'ibyo byombi. Kuvuga
ibyo udashaka kuvuga, kumva ibyo udashaka kumva no kureba ibyo udashaka kureba kugira ngo ushimishe abantu, kuko wowe nyawe urahari ariko hari n'undi ugaragariza abantu. Ibyo bisaba imbaraga idasanzwe, ariko kugira ngo ubeho neza, ubeho udafite ibyo birwara bidasanzwe, ubeho uri umuntu muzima, bigusaba ibyo bintu bitatu umaze kuvuga hejuru: ibyo ureba, ibyo wumva n'ibyo uvuga. Hari indirimbo y'abarokore ivuga ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha. Ni indirimbo iboneka mu gitabo cyabo ku ndirimbo ya 97 mu gushimisha. Ngira ngo wakihutira wayireba, ushobora no kuba uyikunda, ariko mu gitabo cy'abadive yo ni indirimbo y'191 ivuga iti ngize amahirwe ndi uwa Yesu. Reka ngusomere amagambo ayigize wumva ukuntu ivuga, ariko objectif yanjye ni ukukubwira ngo ibyo ndirimba n'ibyo mvuga nshima Umukiza ubudasiba. Niyo refure y'iyo ndirimbo. Ubundi irakubwira ngo igice cya mbere, ngize amahirwe ndi uwa Yesu, n'ubu mfite umunezero mwinshi, ndazwa agakiza, nacunguwe, njyawe n'umwuka, ndatunganye. Igice cya kabiri kiravuga ngo nditanze, ndamwiyeguriye, ndumva ibyishimo binsabye rwose, narokotse kubw'ubuntu bwe, none ntegereje iby'ijuru. Hanyuma igice cya nyuma cyayo kirakubwira ngo sinkiri uwanjye ngo nigenge, ndakwihaye, niwe wambohoye arambatura, mbe maso nsenge, ntegereze, maze ubuntu bwe bunyuzure. Ibyo nari mbikomoje kuri iriya ngingo ya 3 ikubwira ngo ibyo uvuga biri muri kimwe mu bigize ubuzima bwawe bw'uyu munsi, kandi n'ibizabugira mu myaka usigaje ku isi. Hanyuma uyu muririmbyi we yaravuze ngo n'ibyo ndirimba n'ibyo mvuga njyewe nshima Umukiza ubudasiba. Icyo cyari icya 3. Hanyuma ibyo byose rero namaze kuvuga haruguru bigira ingaruka mu mirire. Ibyo bituma urya gute? Kandi ibyo turya tuzi ko ari byo bitunga ubuzima bwacu, umubiri wacu. Ibyo bitatu navuze haruguru ni ibigaburira roho yacu, hanyuma bikaza bisanga ibigaburira ubuzima bwacu bwa buri munsi. Stress wakuye kuri televiziyo cyangwa wakuye mu nshuti zawe cyangwa wakuye hirya no hino mu byo wabonye, mu byo wavuze, mu byo witegereje, zituma urya uko ubonye, cyangwa se ukarya neza, cyangwa se ukabaho neza. Nshuti yanjye, ntabwo nshaka gutinda muri iki kiganiro. Ndakwingingira kugira ngo ugire amagara mazima, tukubone umeze neza, ariko na roho yawe imeze neza isingiza Nyagasani. Waba wemera Imana waba utayemera, ni byiza kubaho ufite ubuzima buzira umuze, ariko ufite na roho nzima. Ndagushimiye ko wateze amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Imana iguhe umugisha. Twabonye ko ibyinjira mu mubiri atari byo bihumanya, ahubwo ibisohokamo. Rinda ubugingo bwawe, rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa. Gira amahoro.